Yesu ashimwe nshuti bakunzi bacu aho muri hatandukanye turabasuhuje twifuriza kubwa neza amahoro y'Imana bane namwe kandi imigisha y'Imana ikomeze kubomaho. Hanyuma bimeze mute muri gukora akazi kanyu neza? Abafite ibibazo kandi mukomere mwihangane mushikame, Imana izagenda ibacira kanzu. Tugiye kubagezaho amakuru avugwa muri gospel aho Apostle Gitwaza umushumba wa Zion Temple cyangwa se wa Authentic Word Ministry yahagaritse urugendo rwa gihanuzi muri Israel kubera intambara iri kubera muri kariya karere ka Middle East cyangwa se hagati ya Iran na Israel na Amerika n'ibihugu birimo hariya bihanganye rero kubera intambara Amerika yatangije hariya. Hanyuma rero turaza kubiva imuzingo nabyo, ariko turagaruka no ku nkuru yabaye mu minsi ishize ivuga ko abantu 195 bagororerwa mu Iwawa bakiriye agakiza babwirijwe na korali Ambassadors of Christ, korali icyatwa musanzwe muzi hano mu Rwanda ikorera umurimo mu itorero rya Adventiste. Hanyuma rero reka tubahe ikaze kandi subscribe, reka share na comment aho hose kugira ngo dukomeze twibanire tukugeza amakuru ivuga hirya no hino mu bijyanye na gospel cyane kugira ngo ubimenye mu wa mbere cyane bikugereho wibereye aho ngaho uri bidagusabye kujya kure cyane. Rero nta kindi bisaba no gukanda subscribe kugira ngo inkuru gitangazwa ikugereho mu ba mbere. Hanyuma rero reka tuze mu nkuru ku buryo burambuye ngende mpore bukenewe musanzwe munzi. Hanyuma reka duhere kuri no nkuru ivuga bijyanye no gusubika k'urugendo kubera intambara iri kuba muri kara gace ka Middle East cyangwa se ko muri Aziya y'Iburengerazuba. Hanyuma Dr. Apotre Gitwaza yatangaje ejo ko itorero rya Authentic Word Ministries abereye umuyobozi ryahagaritse urugendo rwa gihanuzi bari bafite muri Israel kubera impamvu z'umutekano. Ni icyemezo rero imuvuga butumwa yatangaje mu ijoro ryo kuteki ya kabiri Werurwe uyu mwaka 2026 binyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa X ndetse no kuri Facebook. Byagiye bicaho nk'uko ikinyamakuru igihe cyabitangaje. Yavuze ko rero uru rugendo rwasubitswe rwari ruteganyijwe ku itariki ya 4 kugeza ku ya 13 Werurwe uyu mwaka. Ubwo no kuvuga ngo rwari kumara hafi icyumweru cyose kirengaho iminsi mikeya. Urumva guhera ku itariki 1 kugeza ku 13 z'ukwa gatatu nibwo urwo rugendo rwari ruteganijwe, ariko nyine urumva ko intambara iri kuhabera, ibisasu biri guterwa, indege zishobora kuba zitanagenda kandi n'izagenda zigengeseye cyane. Niyo mpamvu nyine basanze ari ngombwa ko rusubikwa kugira ngo habanze haboneke tuze. Hanyuma rero yavuze kandi ko ubuyobozi bwa Authentic Word Ministries bumenyesha abantu bose bari bariyandikishije kuzajya muri Israel mu rugendo rwa gihanuzi rwari ruteganijwe kuba kuri iyo tariki twavuze haruguru rwasubitswe kubw'impamvu z'umutekano. Ibi rero yabivuze abibwira abari biyandikishije muri urwo rugendo ati muzamenyeshwa igihe ruzasubukurirwa, Imana ibahe umugisha. Authentic Word Ministries ya Apotre Gitwaza cyangwa se kunze kwitwa Zion Temple yahagaritse urugendo mu gihe mu burasirazuba bwo hagati hakomeje kubera intambara ihanganishije Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanije na Israel mu kuyigabaho ibitero. Ni intambara rero ikomeye igende igaragaza isura zidasanzwe, aho abantu batekereza ko wenda Amerika itsinda na Israel igatsinda, Iran ikamanika amaboko, ariko kugeza ubu ngubu Iran ntabwo ikamanika amaboko, ahubwo ikomeje no kugaragaza ko nta n'ibiganiro yakwitabira igihe cyose bakirasaho. Bisobanuye ko rero nyine nayo atari agafu k'imvugwa rimwe, uretse ko ibya politiki n'undi tutabyinjiramo cyane, bafite amabara yabyo. Ibyo tubona si byo biba biri kuba, ibyo tubwirwa si byo biba byabaye. Kenshi tubwirwa ibyo abakomeye bashaka ko tumenya. Ubwo rero urumva ntabwo twabitindaho cyane, ababiri kubibamo nyine nibo babizi, ariko twebwe nyine tubyumvira aho ngaho hejuru, nta kundi twabigenza, nta nicyo twabikoraho uretse gusenga gusa, kuko
tuba twifuza ko abantu babona amahoro, twe twifuza ko abantu babaho neza mu buzima bwabo busanzwe, ariko igikomeye cyane ni uko bamenya Kristo, baba mu mahoro baba mu ntambara. Igikomeye ni uko bamenya Kristo bakamwizera bagakizwa ntibazarimbuke. Nicyo umukristo akwiye kuba arajwe ishinga nacyo. Hanyuma rero iyi ntambara kandi isa n'iyamaze gukwira akarere kose, kuko ubwo Irani yari itangiye kuraswaho yahise ihitamo kwihorera irasa ku bihugu bisaga 11 birimo Qatar, Kuwait, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Bahrain na Arabie Saoudite n'ibindi bihugu bitandukanye. Ubu ngubu yamaze no kurasa ku Bwongereza ndetse n'Ubufaransa. Ubwo ni ibirindiro byabo nyine cyangwa ibice bagenzura biri muri kara gace nyine ka Burasirazuba bwo hagati. Irani rero ikabishinja ibi bihugu gukorana na Amerika no gucumbikira ibirindiro by'igisirikare cyayo, bityo rero nayo ikagomba kubirasaho kubera ko bifatwa nk'ubugambanyi cyangwa se bifata nk'aho bayigambariye. Hanyuma rero reka tuve kuri no nkuru ivuga mu Burasirazuba bwo hagati kujyanye n'urugendo rw'ivugabutumwa rwasubitswe. Ubwo bari barufite nyine babyumvise, n'abandi batabyumvise ubwo, ariko kwishira itariki tugezeho bagomba kuba barabimenye cyangwa barabimenyeshejwe, nubwo byanamenyeshejwe itangazamakuru, ariko ntekereza ko inbox z'abantu nyine bagomba kujyayo nk'uko wenda bashobora kuba bari biyandikishije, barabimenyeshejwe mbere wenda yuko twe tubimenya. Ariko nyine n'abantu bari barumvishe ko urwo rugendo ruzabaho, wenda bakaba babibazaga se rwarabaye, ruzaba ntiruzaba, kubera ko wenda batari mu bandi biyandikishije, bakaba batafite amakuru biri umwanya wo kubimenya. Hari n'ababa batazi ko izo ngendo zibaho kandi bakeneye yenda kujyayo kwirebera ahantu Yezu yabaye mu by'ukuri. Ubwo rero nabyo ni umwanya wo kumenya ko izo ngendo zibaho. Igihe hazaba hari amahoro muzabaririze, uzamenya aho mubariza kugira ngo namwe mbe mwagiye niyo mubishaka. Hari n'ababa bashaka kujya kwikorerayo ubukerarugendo busanzwe, gutembera. Ibyo byose rero ni uburenganzira bwanyu, mwagerayo. Hanyuma rero turagaruka ko none abantu 195 bagororerwa Iwawa bakiriye agakiza. Ni ku itariki 22 z'ukwa kabiri nibwo byabaye. Abantu rero 195 bagororerwa mu kigo ngororamuco cya Iwawa bakiriye agakiza mu giterane Choral Ambassadors of Christ yahakoreye. Iki giterane rero cyabaye ku itariki 21 Gashyantare uyu mwaka 2026. Abafashe umwanzuro wo kwakira agakiza hazakurikiraho kubaha inyigisho z'umubatizo nyuma y'ukwezi babatizwe mu mazi menshi. Dusengimana Jean de Dieu ni umusore w'imyaka 22 wo mu karere ka Gicumbi watangarije igihe ko yafashijwe n'ijambo ry'Imana bigishijwe, agafata umwanzuro wo kuzasubira iwabo yarahindutse ntasubire mu bujura bwamugejeje Iwawa. Ati ubujura nibwo nakoraga nkoresheje n'ibiyobyabwenge. Igitumye mfata umwanzuro bitewe n'inzira nanyuragamo nabo nari inziranye nabo bakoresha ibiyobyabwenge bagakora n'ubujura. Niyemeje kuba nabyigobotora nkagendana na gahunda za leta, nkagendana n'Imana. Mugenzi we witwa Hagenimana Samuel w'imyaka 30 we yavuze ko yongeye kugarukira Imana, dore ko yari asanzwe ari umuyoboke w'itorero ry'Abadiventisti, ariko hakaza kujya mu ngeso mbi n'umuryango we ukamukebura akanga akananirana akagakumva. Yavuze ko yacuruzaga telefone yagurishijwe n'abazibye kandi abizi neza ko bazibye. Umuhanzi Sara Sanyu uri mu bakunzwe cyane mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana mu Rwanda, akaba no muri korali nyine Ambassadors, yasobanuye ko Choral Ambassadors of Christ aririmbamo yagiye gutaramira Iwawa kugira ngo bibutse abahagororerwa ko bishoboka ko bahinduka kuko Imana itabaretse. Ati icyatuzanye no kwifatanya n'aba bantu bari hano Iwawa kugira ngo tubahe ibyiringiro, kugira ngo bumve ko batari bonyine, ni ukubigisha Imana. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco NRS bamwita Mufuruke Fred yashimye ivugabutumwa rya Ambassadors of Christ, yibutsa ko Iwawa hagororerwa abantu mu madini yose akorera mu Rwanda, bityo ko n'andi madini akwiye kugira uruhare mu kwegera abayoboke bayo bahagororerwa bakagarukira Imana, bagaca ukubiri n'ingeso zatuma basubira Iwawa. Ati amadini yose arahari. Ubu rero umukoro tugiye guha amadini nuko buri dini riza rigafatwa umuntu waryo rikamushyiriraho ingamba zo kujya kumufasha atashye. Ubu urugamba tugiye kurushyira mu madini
ubu rero twebwe uzajyaza tuzajya tubaza tuti uri uw'irihe dini, tugiye gushaka ririya dini tuti wa muntu wanyu yagarutse. Turashaka ko amadini afata inshingano. Mu kigo ngororamuco cya Iwawa hari kugororerwa abantu 4,911 mu cyiciro cya 25. Kuva iki kigo cyafungurwa mu 2010 hamaze kugororerwa abantu 34,449 mu byiciro 24 byabanje. Hanyuma rero nk'uko babitangaza ntabwo ari abadventiste gusa bajyayo cyangwa korali nkiriya gusa, n'abandi bajyayo na Pastor Theogene Nzahuke murabizi ko ajyayo. Bishoboke ko hari n'abandi ariko ntabwo bahejwe n'abandi batandukanye n'andi madini atandukanye n'indi miryango ya Gikristo n'abavugabutumwa ku giti cyabo. Biroroshe barashaka kubyapuranya cyangwa kubisaba bakabasha kujyayo nabo bagashaka ukuntu bakora ivugabutumwa kugira ngo abantu bahinduke mu buryo bw'imitekerereze mboneragihugu, ariko banahinduke mu buryo bw'Imana, bagarukira Imana mu buryo Imana yishimira binyuze nyine muri ayo madini n'amatorero atandukanye abantu baba babarizwamo. Nk'uko nyine amadini afite izo nshingano zo gufasha igihugu kugira umurongo muzima n'imyumvire ikwiriye y'ubumana. Hanyuma rero reka tubashimire ko mwabanye natwe, twagezagaho izo nkuru ebyiri zijyanye n'urugendo rw'ivugabutumwa rwahagaze rwari kujya muri Isiraheli. Hanyuma tubabwira kandi no ku nkuru nziza y'uko abantu 195